Menya menye duhugurane. Ese usanzwe gukora siporo? Uri umusiporutifu? Uyu munsi mu kiganiro Menya tugiye kukubwira ibyo kurya byagufasha gukomeza amagufa yawe, dore ko mu gukora siporo abenshi ariyo baba bagambiriye gukomeza. Ntabwo wavuga ko ukomeye cyangwa se ufite ubuzima bwiza mu gihe amagufa yawe adakomeye, kuko niyo umubiri wawe wose wubakiyeho. Uyu munsi mu kiganiro Menya nibyo tugiye kuganiraho. Niba utarakora subscribe ku Nono Plus TV, aka niko kanya ko kuyikora kugira ngo dukomeze kubana mu biganiro byacu by'ubwenge. Iyo tuvuze amagufa akomeye hahita humvikana ibintu bibiri ako kanya, ari byo vitamine D n'umunyungugu witwa calcium. Calcium niyo ikomeza amagufa yawe n'amenyo, naho vitamine D ikaba ituma calcium ikoreshwa kandi n'amagufa agakora neza. Izi ntungamubiri ziba zikenewe cyane ku muntu ukiri muto, nyamara no mu zabukuru zirakenerwa. Zifasha mu kurinda indwara zitandukanye nka rubagimpande ndetse no kudakomera kw'amagufa. Nubwo ahanini vitamine D tuyibona binyuze mu kota akazuba k'agasusuruko, no kuvuga kamwe ka saa tatu cyangwa se akakibera inka, nyamara si ho gusa twayikura, dore ko hari n'abagira akazi gatuma iryo zuba batabasha kuribona. Kuri uyu munsi rero muri iki kiganiro cyacu Menya twaguteguriye urutonde rw'ibyo kurya bishobora gukomeza amagufa. Ushobora kwifashisha yawurute. Yawurute nka kimwe mu bikomoka ku mata ni isoko nziza ya calcium ndetse na vitamine D. Usanga kenshi yawurute nyinshi ziba zifite 30% bya calcium umubiri wacu ukeneye na 20% bya vitamine D dukenera buri munsi. Gusa hano ntabwo havuga yawurute zizwi nka Greek yogurt, kuko zo ahubwo zo zikize kuri proteine nyinshi. Mbere yo kugura yawurute ujye ubanza urebe niba ikize ku byo uri gushaka, kuko buri gihe biba byanditseho. Ushobora kandi kwifashisha amata. Amata nayo ni ingenzi mu gukomeza amagufa, dore ko akungahaye kuri calcium, mu gihe agakombe kayo kagwa 30% bya calcium ukeneye. Urumva ko unyoye udukombe 3 ku munsi uba winjije cyane. Gusa wibuke ko amata meza ari ay'inka zarishije ubwatsi kurenza izagaburiwe ibindi binyuranye biba byarakuwe mu nganda, kandi kugira ngo abe asukuye ugomba kubanza kuyateka. Amata abavugwa hano ni amata y'inshyushyu, ntabwo ari amata y'ikivuguto. Fromage cyangwa se cheese mu cyongereza na kimwe mu bikomoka ku mata nanone nayo ikungahaye kuri calcium, gusa yo ntugomba kurya nyinshi kuko iba ifite ukuntu yatunganyijwe ikanongerwamo umunyu. Agasate kayo gato ku munsi karahagije kuba kagwa 30% bya calcium ukeneye uwo munsi. Ndetse zimwe muri fromage ziba zarongeyemo vitamine D nubwo iba atari nyinshi. Mu gukomeza amagufa yawe kandi ushobora gukoresha amafi yo mu bwoko bwa sardine. Utu dufi dutoya dukunze kuba dupfunyitse mu makopo, can mu cyongereza. Utu dufi duto twibitseho calcium ndetse na vitamine D bihagije. Uretse kandi iziza zifunze mu makopo, ushobora no kuzigura mbisi cyangwa se zumishijwe ukazitekera, dore ko kuri ubu nazo ziboneka kubera ubworozi bw'amafi bugenda butera imbere. Ushobora kandi kwifashisha amagi. Nubwo amagi aguha 6% bya vitamine D ukeneye ku munsi, nyamara nayo ni uburyo bumwe bwo kwinjiza, na cyane ko yoroshye kuboneka ndetse no gutegura. Amagi atogosheje agashya neza niyo avugwa hano, gusa iyi vitamine D iba mu muhondo, ntiboneka mu mweru w'amagi. Ushobora kandi kwifashisha salmon, nayo ni amafi. Salmon ni amafi azwiho kuba akungahaye ku binure bya omega 3. Nyamara si ibyo gusa, kuko umuhore wayo umwe uhagije kuba waguha 100% bya vitamine D ukeneye ku munsi. Ni ifi nziza ku magufa ndetse n'umutima. Ushobora kandi kwifashisha epinard. Ushobora kuba udakorana n'amata cyangwa se ibiyakomokaho, kimwe n'ibindi byose biva ku matungo. Imboga za epinard rero ntizari zikwiye kuba uri wawe, kuko agasane gato ka epinard zitetse kagwa 25% bya calcium ukeneye. Ukongeraho ubutare,
vitamine A ndetse na fibre. Ushobora kandi kwifashisha impeke zuzuye, ibinyampeke bitanyujwe mu nganda ngo izo nganda zikureho agahu k'inyuma, nabyo ni isoko ya vitamine D. Kuba zitaranyujwe mu nganda ngo zikurweho agahu k'inyuma nibyo bizigira impeke zuzuye. Muri ibyo binyampeke twavuga ingano, umuceri, amasaka, ibigori, uburo ndetse n'ibindi binyampeke binyuranye. Rero mu gihe utari bubone uko uteka amafi cyangwa se uzirana nayo ndetse ukabura uko wota akazuba, izi mpeke nazo ntuzazibure. Muri amafunguro kandi dusangamo ifi yo mu bwoko bwa tuna. Tuna iri mu bwoko bw'amafi agira ibinure, cyane cyane ibya omega 3. Gusa nayo ni isoko nziza ya vitamine D. Nazo zishobora kuboneka mu makopo, aho usanga garama 100 zayo zigwa hafi 39% bya vitamine D. Uretse kuboneka mu makopo, ushobora kuzigura nawe ukaziteka. Niba utazisobanukiwe aho bazigurishiriza, bazagusobanurira uko ayo mafi ateye ndetse n'uburyo ategurwa. Ushobora kandi kwifashisha amashu ya collard. Ubu ni ubwoko bumwe bw'amashu atajya yibumba ngo amere nk'ishu usanzwe ubona, nayo agira ibibabi bimeze neza nk'ibyayo usanzwe ubona. Aha rero nayo iyo atetse aguha 25% bya calcium ukeneye ku munsi. Ushobora kuyateka yonyine cyangwa se ukayatekana n'ibindi. Ushobora kandi kwifashisha amacunga ndetse n'umutobe wayo. Mu by'ukuri amacunga ntabwo agira calcium cyangwa se vitamine D, ariko ubushakashatsi bugaragaza yuko vitamine C ibonekamo ku bwinshi, ifasha umubiri gukoresha calcium yinjiye ivuye mu bindi byo kurya. Rero ni byiza kurya amacunga cyangwa se kunywa umutobe wayo mu gihe wariye cyangwa se uri burya ifunguro rikize kuri calcium, kugira ngo byorohere umubiri kuyikamura ndetse no kuyikoresha.